neza, nitwa Vincent. Abantu batishano ryaguye bitewe n'ibintu bagiye babona ku mbuga nkoranyambaga. Iki gitoki cyavugisha abantu benshi cyane, igitoki giteye ubwoba, bamwe batinye kugikoraho, ariko ba nyiracyo batireka tukijyane, n'abahawe akazi batireka tukijyane. Iki ni igitoki rero cyavugisha abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Igiteki rero cyeze kiri gupima ibiro 500, ndetse kandi iki gitoki cyapimaga metero 8 mu bujyakuzimu. Abantu bati rero toka satani, abandi bati ishyano ryaguye. Ngira ngo nk'ukuri kubibona muri screen yawe, iri ni ishyano ryaguye koko nawe niwapfa kubyiyumvisha uburyo igitoki cyeze kigangana gutya. Abahinzi rero bahinze iki gitoki batuganirije uburyo iki gitoki cyagiye kigakora kigangana gutya. Uyu ni umubyare witwa Fiya ikunze kwera abari ngufiya. Igitoki cyezeho kikagenda kikamanuka kikagera hasi ku butaka. Abangaba rero uko bukeye nuko bwishe niko bacukuraga, baranashiraho ingata, igitoki kigakomeza kikamanuka kigera hasi, barinda bacukura metero 8. Umve mwa abantu mwe uburyo igitoki ari agatangaza. Iki gitoki bantu bakibonye ku mbuga nkoranyambaga bagiye bavugishwa ari benshi cyane. Ushobora kwibaza uburyo iki gitoki cyeze, ndetse iki gitoki kikarinda cyanasha. Iki gitoki barakizanye kigiye kujya mu mujyi wa Kigali, bagishiye uruganda rwenga amayoga. Iki gitoki rero kimaze amezi 6 mu butaka arimo kiri. Abenshi barangize ngo ntabwo cyari cyasha, ariko nta none ntibari bazi ko kizasha. Gusa kubera gucukura bakaruha, bagezeho barekeraho, baravuga bati niba ari kizakomeza kirekera aho ngaho, cyangwa se icyo twari dukeneye kirahagije. Iki gitoki rero cyarabavugishije nabo ubwo bakomezaga gucukura metero 8 zose. Nawe uri kuzumva uvuye hejuru ujya hasi uri gucukura igitoki. Barangije gucukura rero bararushye, baravuga bati reka turekere aho ngaho, ibyo twari dushaka byari ibingibi, nta bindi dukeneye ko bizarenga kugira bagikure mu butaka. Wakibaza uti byagenze bite? Batazuye hino ku mpande, barangije bamanukana inzego kugira ngo nyine iki gitoki kitangirika. Babona gutangira kukizamura bifashije n'abandi bantu benshi cyane bo mu mudugudu babahaye amafaranga. Mwumve mwa bantu mwe iki gitoki uburyo kimeze. Iki gitoki ushobora kukibona gutya, ariko ibiro kiri gupima ni ibiro 500. Urabona ukuntu bagitwaye, bagihambiriye, ariko abakiriho bose biyigengeseye, nta muneke ugomba kukivaho. Bagiye kukijyana ku muhanda, barangize bazana imodoka igitware. Iki ni igitoki cyeze mu karere ka Nyagatare. Nyagatare kunze kwiramo ibitoki, ariko ibi bitoki bingana gutya nanone ntibyari bisanzwe hariya muri Nyagatare. Akaba ari no mpamvu nyine byavugishije abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe bavuze bati iki ni cyaba ari igitoki, ubu ni ubwisikoro, cyangwa se bakaba abantu barayifotoye nyine nka gutya, bagiye batondekanya ari benshi cyane kugira ngo nyine babone ibyo bashira ku mbuga nkoranyambaga, babone marayike, babone amaviews. Ariko mbabwize ukuri, iki gitoki nanjye cyanunguye ubwo nageraga kuri bano bahinze. Naganiye n'umuhinzi umwe ariko utashatse kwivuga izina, ambwira kuntu bacukuye bagacukura bakagera ubwo baruha, barangiza bakarekera aho ngaho bagashyiraho ingata. Ati yambwiye gute rero? Yarambwiye ati munyamakuru, ibi bintu natwe twabonye ni ibitangaza. Iki gitoki nitwakiga ko kizangana gutya. Ati gusa umubyare watangiye kuzamuka neza, ndetse ufite n'ibindi bitsina ku mpande, nabyo twiteze ko bizera ibitoki bingana gutya. Bagiye bacukura rero, uko bukeye nuko bwije bazana umusada wabo bagacukura kugira ngo nyine iki gitoki kibone aho kijya. Abantu bakunze guhunga ibitoki, ariko ibi buryo muri kubwumva abantu bakoresheje kugira ngo igitoki kingana gutya. No kuvuga ngo iyo hinze igitoki, ziransina za Fiya zikunze kuba ari ngufiya. Igitoki rero bakunze kugicukurira hasi kugira ngo nyine kibone gikomeze gikure kibe kinini. Hasi yaho nanone bagashiraho ingata kugira ngo kitari buze kwangirika. Abanga rero uko bacukuraga buri munsi, babonaga igitoki n'ubundi kiri gukomeza kuzamuka, bakavuga bati reka dukomeze ducukure. Bacukura barangiza barambikaho ingata. Mu gitondo bajya kureba basanga igitoki cyagezeho, bagakomeza bagacukura nta gucika intege. Igitoki kirinda cyangana gutya kubera no kuruha. Umenya hariyo bakomeza gucukura, igitoki cyari kurengaho, ariko bararushe bageze ahantu hatangiye gukomera cyane. Barekeraho baravuga bati
reka turekere ahangaha, n'ubundi ibyo tubonye nabyo nibitangaza. Iki gitoki rero ntiharamenyekana amafaranga cyagurishijwe, ariko igitoki bambwiye ko gipima ibiro 500 byose. Bakaba bakivanye mu murima baratwaye, wagira ngo ni ipoto bikoreye, buri muntu ku ruhande, urundi ruhande ruhundi muntu. Abantu babiri bagiye bari ku ruhande rumwe, ab'imbere babiri, abakurikiyeho babiri, abagatatu babiri, gutyo kugeza ku bantu banyuma. Kandi n'abantu benshi bagitwaye, kandi nabwo barushye. Gusa nubwo harimo abagore, ariko abagore nabo barashoboye, kuko iyi ni koperative gusa itiyongeyeho undi muntu. Ikintu bakoze ni ugushaka abantu bari bubafashe kugikura muri wa mwobo nababwiye. Ibyo kubyigereza ku muhanda cyo ni koperative yabyikoreye, ariko abantu bari inyuma bavugisha karuru ubwo igitoki cyavaga muri uwo mwobo. Abari aho ngaho rero banagize n'ubwoba, bari kuvuga bati aba bantu bahinze igitoki ko nta muntu uragihinga ngo cyere kingane gutya, no mu myaka ishize kari ibintu byeraga, ariko igitoki kikaba kitareze ngo kingana gutya. Iki gitoki rero cyavugisha abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Gusa ngo nawe uri kubibona hano muri tablo, uri kugenda ubibona ukareba uko iki gitoki kingana, ushobora kutabyiyumvisha ko iki gitoki cyaba cyareze hariya mu Mutara aho bita Nyagatare. Nubwo ushobora kutabyemera, ariko iyi ni inkuru mpamo, inkuru yaturutse hariya mu karere ka Nyagatare, inkuru itangaje, inkuru iteye ubwoba ko iki gitoki kingana gutya, cyeze kikagira metero 8, kikaba kiri gupima ibiro 500 byose. Iki gitoki rero kigiye kugurishwa inganda zahari i Kigali, kuko imodoka igiye kuza kugifata irahita kijyana i Kigali. Niba babashe kumbwira amafaranga babahaye, ariko nizere ko ari agafaranga gatubutse babimishe. Ariko nawe uri kubona muri taburo ko iki gitoki gishobora kuba cyagura amafaranga menshi. Icyambere ni ukumenyesha amakuru kuri iki gitoki, ukamenya ibiro kiri gupimura. Ubwo nuperereza neza nawe mu bushakashatsi bwawe, ushobora kuzamenya mbese ikiro cya fiya kigura ngahe. Uzahita ukuba rero umenya agaciro k'iki gitoki. Ngahe rero nguko iby'iki gitoki mwagiye mubona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, bakivuga ari benshi cyane, bavuga bati akasamutwe, bavuga bati iyi ni inkuru, cyangwa se iki gitoki ntago ari cyo, iki ni igitoki cya nyacyo. Ngiye wabakusanyirije amakuru nkayabagezaho. Nitwa Vincent. Kora subscribe rero niba utarayikora, kugira ngo amakuru tuzajya dukora azajya kugeraho mu bambere. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.